yavuganye n'itorero ngo ni mwezwi kuko igihe cyo kwezwa ngiki kirasohoye. None Imana nayo yahinduye dosiye. Umuntu azajya yibeshya ari umuririmbyi, narangiza imuta amazi yatwaye inda, ari gukuramo inda, bimuviramo kanseri, ajya mu bitaro, itorero ryose rimenye icyo uwo muntu yazize. Imana idufashe. Umuntu azajya yibeshya ari umupasiteri, arimo arabeshya akorana n'izindi mbaraga, Imana izajya imutamaza umunsi umwe, imukoze isoni, imuhururiza itangazamakuru ryose, bajya bamushinza ibimenyetso byose imaze kubigwiza. Imana itugirire neza cyane. Imana yavuze ngo rero aho kugira ngo uzashinzwe ibimenyetso bigwiriye ni wezwe. Umuntu azajya yibeshya, imubesha umugisha, imubwira ko imutabaye imbere y'abantu, ko ikinguye amarembo ye, imubwira ko ibyo yasengeraga byose ibisubije, nirangiza ihamagara abantu imukoze isoni imbere yabo, kubera bijyana bisa n'ibihwanye n'ibyo yayikoreye imbere yayo. Zaburi ya 50 ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukagira ngo mpwanye nawe, nzabishyira imbere. Imana ije kubera cyangwa se ibereye abantu uko bayifata. Umuntu uyizera by'ukuri ije kumubera iyo kwizerwa. Umuntu uyikorera by'ukuri ije gusohoza ibyo yavuganye nawe. Uyitegereje agahagarara bugufi bwayo, ahantu agahagarara bugufi bwayo, ahantu bakominikana bagahana amakuru, izamuhera amakuru ku gihe kandi ntizamubeshya. Imana ishimwe. Amen. Kandi subiremo, iravuze ngo uyitegereje agahagarara bugufi bwayo, ahantu bagirana communication n'ijuru, bagahana amakuru, izajya imuhera amakuru ku gihe ntizamubeshya. Ngo ariko umuntu wese uzi ko ari gukora abeshya, akavuga ayibeshyera, yarangiza akambara umwambaro wanditseho ko akunda Imana, ariko umutima we nta niyirimo, nawe izaza imbere y'abantu imubwire ko imukunda, ariko mu bikorwa mu gikari azasabiriza, ntawe uzamutabara, azabaho mu kurira, azabesha Imana ko ayikunda, nayo ishyire mu bikorwa ibimukoze isoni imbere y'abantu, bigaragaza ko nta Mana iri mu buzima bwe. Imana idutabara. Dore isi iraza kuducira urubanza ko mutabwije abantu b'Imana ukuri. Umuntu naba ari umurozi yirirwa abeshya mu nzu y'Imana, ese Imana izamuha umugisha? Umuntu naba ari umusambanyi yirirwa abeshya mu nzu y'Imana, Imana izamuha umugisha? Umuntu ni umusinzi kandi ni umudiyakoni mu rusengero, kandi ni umubwirizabutumwa, kandi ategereje ngo Imana yavuganye nawe. Umuntu ni umunyamagambo, abeshyera abandi, ni ukwirirwa asenya ingo z'abantu, ngo kandi abitse ibitabo by'amasezerano. Nta masezerano Imana yasize muri ibyo bitabo, nta yahari. Imana ije gusohoza bene ibyo rero. Umujinya w'Imana uje muri abo bantu, kandi ibihembo bikwiranye n'ibyo bakora igiye kubivana mu tubati ibishyira imbere, isi imenye abantu abaribo. Imana ije gutamaza abantu no kubakoza isoni, niko yavuze. Murinzi menyeshwe igihe nebola silagayi helawe dale salema menango sarimango rekota hani witandoma hediwis amazi siya yandi, amazi siya yandi, torero
si yayandi we, amazi si yayandi, abagabo mubimenye si yayandi, ababyeyi mubimenye si yayandi, urubyiruko mubimenye si yayandi, amazi si yayandi. Heni wila ela zola palangola sema shebari gane hotarima. Gukizwa nabi bitera umwako, ariko gukizwa neza bihesha ubugingo. Pedi benibo abaririmba bavuga ko bakunda Imana, ariko igihe kirageze ibabwira ngo welcome, welcome y'Imana iraje, kandi welcome y'Imana irahari. Kuvuga kukunda Imana yakubwira ati ngwino, ukabihakana ati no. Kuza ibwira umuntu ngo mu rusengero ngo wowe uri kumbeshya, ngize uri ku gatuti, ize uri guhanura ngo ubundi ngivuge ngo wowe uri kumbeshya. Oya. Kubera abahanuzi Satani yarabanje irabacecekesha kugira batazavuga ibiri kubera iki mu nsengero biteye isoni n'agahinda. Niyo mpamvu Imana bimenyetso ubimenye, kandi byaremwe uko bingana byiteze impanda. Imana ituganze cyane, Imana ituganze cyane. Ibyo bimenyetso torero, ibyo bimenyetso byose Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira iwacu ni mu ijuru, duhumure tuzaruhuka torero, nidutabaruka. Imana ishimwe. Haleluya. Tuzabana ibyago bizashiraho, nituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru, nituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Haliwilas henatila landema siwa hefani kota katika jina la Yesu. Shatiwi ni masila la talasi enimi nawe sale delas bingolasima nemo farigat shematila ta heziwinga sila andrere marigod. Hashimwe Yesu. Mwijuru ntituzabura amahoro, mwijuru ntituzabura ibyishimo, mwijuru ntituzabura umunezero. Abera ntibazaburayo bela welasima la trenifo. Abakijijwe ntibazabura, abihanye ntibazabura. Pelata la weni maisika mandolas. Urakoze Yesu, ntabwo tuzabura amahoro torero, ntabwo tuzabura amahoro. Abizera tuzataha, abakijijwe tuzataha. Bwami bw'Imana buri hafi, bwami bw'Imana buregereje. Helawe siandro minigra hela sitana monas. Imana ishimwe. Haleluya. Ntituzabura amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Abera tuzataha, tuvuge ngo amen. Itorero rizataha, abakijijwe neza, abasenga data mu kuri no mu mwuka, badapaca badashaka indamu, batironkera iby'isi. Halewansema abo bazataha. Hari pifo ijuru rizajyamo abeshejwe neza, ijuru rizatahamo abihanye ibyaha, ijuru rizatahamo abakiriye Yesu nk'umwana n'umukiza mu bugingo, bakamwizera bazaritahamo. Heni witalilas hereblasia enekota mandiko ya zonema
Imana ishimwe. Turi imbere y'Imana kandi dutinze imbere y'Imana. Abera bazataha, abera bazataha, umujyana atahe, itorero ritahe, abakijijwe heripurefo lasima. Umugore wese amenye ko ari itorero. Umugore asobanuye itorero henimandikotira. Umugabo wese ahagaze mu cyimbo cy'Imana. Ngaho rero itorero rizataha uwejejwe neza, uwakowe inkwano yitwa amaraso, wazataha uza agaciro k'umusaraba, wazataha. Imana ishimwe. Abagabo bazataha, abagore bazataha, itorero rizataha, urubyiruko hereblasiya. Ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi muri uko gufashwa murinzi menyeshwa igihe nebola silagayi helawe dale salema menango sarimango rekota heni witandoma hediwis amazi siya yandi, amazi siya yandi, torero siya yandi we, amazi siya yandi. Abagabo mubimenye siya yandi, ababyeyi mubimenye siya yandi, urubyiruko mubimenye siya yandi, amazi siya yandi. Heni wila ela zola palango lasema shebari gane hotarima. Gukizwa nabi bitera umwako, ariko gukizwa neza bihesha ubugingo. Pedi benibo. Abaririmba bavuga ko bakunda Imana, ariko igihe kirageze ibabwira ngo welcome, welcome y'Imana iraje, kandi welcome y'Imana irahari. Kuvuga kukunda Imana yakubwira ati ngwino, ukabihakana ati no no no. Hedi binifo murimbye yaravuze ngo ningera ku nkombe yarwa ruzi uzame gutinyuka amazi maremare y'urupfu. Aminifo amazi maremare y'urupfu. Nupfu uzajya he? Nupfa delas uzajya he? Ko wakoze ibyo abantu bazi ariko iby'Imana izi irakubaza ngo nupfu uzajya he? Yego Imana icyambere, Imana yarantumye ati ni mwezwe, kandi buri wese ku ruhande rwe akureho icyatuma abura ubugingo umunsi mubi wageze. Lebone balela sewa. Uwiteka ati dore Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje. Mwihane muve mu byaha, Imana iraje. Uwo ni Uwiteka uvuganye n'umuntu wese uri mu itorero, akaba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ndetse n'undi wese witegura kumwakira. Mwihane kuko Imana ishe. Uwiteka arabwira itorero, umuntu wese uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu musenge, kandi dore umwijima urakubye. Mwihane, mwihane, dore abamedi baturutse kure, kandi ni mwezwe, kandi ni mwihane. Niko Uwiteka avuze. La belansema leboda lelasema igodi. Nukwezwa, kandi uko kwezwa buri wese ni yezwe, kandi ni yezwe, kandi ni yezwe. Buri wese ni yezwe. Umusinzi, umusambanyi, yewe kuvuga kukunda Imana ukayihakanisha ururimi, ntabwo isoko iterabinifo, ntabwo itiyo rishobora kurekura amazi meza n'amabi icyarimwe. Ntabwo bishoboka. Imana itugirire neza kandi twiteho, ituzenguruke. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Muririmbyi wa 375 ngo habaye umunsi wishimwa mu ijuru. Iki ni igihe umugeni atashye. Ntabwo iri shimwe ryaba mu ijuru gutyo gusa. Ngo habaye umunsi wishimwa mu ijuru. Yesu yitangwa ngo agere mu isi, aza kubyagwa n'umwari utunganye wera, uturana n'ababi natwe ababi. Imana yemera guturana nawe uri mubi, ariko iravuze ngo ni wezwe. Niko Imana ivuze. Gatanu, Imana iravugana n'umuntu wese wumva uru rurimi ndi kuvugamo
ngo ni yezwe, uri Tanzania ni yezwe, uri mu gihugu cy'Ubujumbura yezwe, uri mu Buganda ni yezwe, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Werefola, Siadra, uri Canada, Amerika n'Uburayi. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Haleluya. Hanimilas ibongasema shetame fola enema amazi si yayandi. Ego ni bili wirigando henemandi stika. Murimbye aravuga ngo tugiye iwacu mu ijuru ni mwezwe. Ni mwezwe abantu baratashye baje mu ijuru kuko imiruho ni myinshi kandi imibabaro ni myinshi kandi Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera dutubani naha. Yesu yadusigiye hari blefo ari gutunganya umugeni. Ni mwezwe rero. Dore Imana irashyitse ikenyeye kandi yiteye kandi ntawo kuyisubiza inyuma. Dorije ari umuriro torero. Imana iraje ije ari umuriro, hanyuma iyo umuriro uje ubasha gutwika, iyo umuriro uje ubasha no gukura umuntu aho yarari habi ukamugira mwiza ukamutunganya. Ubundi umuriro ujya utunganya umuntu akabamo umuntu muzima kandi umuntu ushyitse. Yesu aravuze ngo dore umwijima urakubye kandi niwe mucyo. Muhungu umwijima w'Imana yemwe, ni muhunge umwijima w'Imana niko Yesu avuze. Ni muhungu umwijima w'Imana niko Yesu avuze. Dore Imana ije gukora icyo yagambiriye gukora. Torero ni mu defala sirigrere ngo kandi mwiboneze torero, mwiboneze, ni mwiboneze ne bilase nema. Data aravuze ngo muri aya mezi abiri, kwezi kwa kane n'ukwa gatanu, ni mwezwe kuko arashaka ko abantu bezwa, abantu bubaka ingo bejejwe, abantu bavuga ubutumwa bejejwe, abantu basengera abarwayi bejejwe, abantu barya ibijumba bejejwe, abantu basoroma imishogoro yo mu kwa kane bejejwe, abantu barya ibitonore bejejwe. Habini fola sima, abagore ni bezwe, idilibo la sinigre kandi ni mwezwe kandi ni twese torero. Niko Imana ivuze ngo kandi musenge mwiboneze kandi dore umugeni arejejwe. Dore Imana iraje si amagambo, dore Imana yashyitse. Yemwe torero mube maso, buri wese muri mwe ku ruhande rwe yisuzume, buri wese yisuzume, buri wese yisuzume. Muririmbyi aravuze ngo ni hehe abizera bagiye kujya. Niko Imana ibaza, ni hehe abizera bagiye kujya mu isi nta mahoro. Ibibi nta n'ahantu mwabihungira. Le blasi ne brai, ibibi nta hahari hanikota uretse kwa Yesu. Umuntu udahungiye kwa Yesu ibibi ni byinshi, mwijima urakubye. Ni mwezwe kuko Imana shaka gukora ikintu gisha mu mitima kandi igakora ikintu gisha kugira ngo isohoze amasezerano yabayinambyeho. Ni mwezwe, ijisho ryawe ryezwe, ugutwi kwawe ibyo kumva kwezwe, ururimi rwawe rwezwe. Indirimbo yo kuririmba ubwami bw'Imana yahindujwe kuririmba umuntu. Hedima la dinasila hena wigande sala blostifo. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Hetita dore intebe y'imbabazi Imana yihagurutseho, nyiri jambo yayivuyeho, none aje kureba urusaku ahora yumva mu matwi ye. Heni pila serigra heni breresia. Imana iravuze ngo abari iburengerazuba mwezwe, abari mu majyepfo mwezwe, abari mu majyaruguru ni mwezwe, abari iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali, itorero muri rusange. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Ni kuwiteka yabantumyeho niko Yesu avuze ngo ni mwezwe. Heri blas heri bonefo. Bagabo 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 mwezwe, bagore 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 mwezwe. Yemwe 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 mutwite mwe abonsa n'abatarabona urubyaro mwezwe, abafite ababyeyi, imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare ni mwezwe. Niko Imana ivuze. Kabinifo haridrai sika helasi ni manda hayidikone mandi kota. Imana ishimwe. Kandi aho wirirwa, aho ukorera mu kazi Imana yaguhaye, aho urara, naho uri kunyura mu muhanda ni wezwe. Niko Imana ivuze.
torero nimwumve Heriblasiya, Imana ivuze ngo nazanye ibyorezo ntimwumva, nzana ibitandukanye ntimwumva, ati none haraje n'ibindi kandi muzashobora gusenga, muzashobora gusenga, muzashobora kwiyiriza, muzashobora kuvuga ngo data twigishe guca bugufi. Imana iravuze ngo nimwezwe. Dore ibiciro birazamuwe ku isoko, kandi mwezwe muhabwe imbaraga zo kurya bike kandi mugahaga. Niko Imana ivuze. Iravuze ngo yarabagaburiye none musigaye murobanura kuko mwahaze. Ngo irangije ngitumye marayika imwohereje gusuzuma, arangije igisubizo yamuhaye ni icy'amapuberi yuzuye ibyo mwasigaje bitumwaho n'isazi. None ngo nje kubishyuza ibyo byose mwariye, mwarangiza mukabimena muri puberi. Yesu aravuze ngo nimwezwe. Imana iti ngo nimutege amatwi kandi buri wese kugwe ruhande, ntagire ureba kuri mugenzi we. Yezwe, buri wese yezwe. Niba uri no kudoda inkweto ni wezwe, niba uri no gucuruza ubugari ni wezwe, niba uri kuzunguza n'amafi ni wezwe, niba uri no gucuruza ubunyobwa ni wezwe. Niko data ategetse. Noneho ni itegeko, kandi nyuma y'itegeko nta kindi kintu kiza kirengaho. Imana itugirire neza. Amen. Imana ati ngaho nimuyitegure kuko ije kureba byose, kuko mwayihamagaje amarira. Dore benshi barabivanze, abandi bitwara uko batagombaga kwitwara. None mwene abo ndaje mbasuzumire ikibazo bafite. Abantu bitwaye uko batakagombye kwitwara, abandi nabo musuka amarira. Nyir'umurimo araje kusuzuma, arebe uko mwitwaye kariko mukitwara. Arebe ngo muvuga ko mukunda Yesu, mukamuvuga muhagaze ku gatuti imbere, umuntu wanyu w'imbere yambaye ibikoti bishaje, umuntu wanyu w'imbere yambaye ubushwambagara. Ngo kandi burya iyo ijuru ryohereje marayika gutanga raporo, riba rije kureba umuntu w'imbere wavuze ubuto, riba rije kureba umuntu w'imbere wasenze, wanasengeye abarwayi, riba rije kureba umuntu w'imbere wakomeje abandi. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Reka badusomera ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 13 murongo waho wa 30. Badusomere mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 13:30. Matayo Yesu. Amen. Matayo 13 umurongo wa 30. waho wa 30. Mureke bikurane byombi. Genda gake. Ngo mureke bikurane ngo byombi. Bigeze igihe cyo gusarurwa. Bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti. Mwisarura Imana igiye kubwira abasaruzi nti. Mubanze muteranye urukungu. Mubanze muteranye urukungu. Mu ruhambire. Imitwaro rutwikwe. Mu ruhambire imitwaro rutwikwe. Maze amasaka. Muyahunike. Mu kigega cyanjye nduwiteka. Aravuze ngo urukungu mu ruhambire, maze amasaka yo nibirangira ahunikwe mu kigega cy'Imana. Mu yandi magambo, Imana yiyegereje abantu bose bayikoreye neza, abantu bose bayivuze nabi, abantu bose babeshyeye Imana, bahambiranijwe nk'uko urukungu baruhambiranije. Nikivuze
hanyuma amasaka yashyize mu gituza cyayo. Imana itugirire neza. Amen. Imana irabamenyesha ko ubwami ari bubiri, ubwami bwo mu isi n'ubwami bwo mu ijuru. Hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi no kubasobanurira neza uburyo ki umuntu ashobora kuba ari mu isi akesikoroka. Hari abari bize, hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi, uburyo umuntu ashobora kuba mu isi akesikoroka, agakira, akagwiza byose, itunga akarigira. Hari n'abari bize babwira abantu ubwami bw'ijuru ko ari bwo bukwiye gushakwa, ibindi ari iby'inyongera. Imana rero ivuze iki? Iravuze ngo umuntu wese uri muri bize ari kubwira abantu ubwami bw'ijuru kari bwo bukwiye gushakwa, uwo muntu Imana ije kumugororera, kandi uwo muntu Imana imutinzeho cyane. Hanyuma Imana ije kureba abantu bari gukorera mu bwami bw'isi, bari bize no kubwira abantu ko bakwesikoroka bakabaho. Abo nabo Imana ije kubareba neza, kandi abo ngabo umujinya w'Imana ni mwinshi, umujinya w'Imana ni mwinshi. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo ni mwezwe kandi ni mwihane kandi ni mwiboneze. Uri bize mu biki? Niko Imana ikubaza. Uri bize mu biki? Yesu yarababwiye ati hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. None abantu benshi iby'ubwami bw'Imana birabagushije kubera ababibyi babi bakabiba imbuto z'urukungu nkana. Ubwami bw'Imana, Mana yarambwiye ngo mbabwire ngo iki ni atansiyo. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana bwabihiye abantu kubera ababibyi babi babibye urukungu nkana. Abo ngabo Imana irababwira ngo ni mwezwe, kuko aya mahirwe ni aya nyuma yo kubabwira ngo ni mwezwe. Dore iby'Imana yahinduye rero, yambwiye kubabwira. Imana yabereye abantu ko bayifashe. Abantu babeshye Imana, barangije barayigomera, kandi barakomeza barasenga. Bayibera babi, kandi barakomeza barasenga, baranabwiriza, bararirimba. Barabeshya, barayibeshyera, kandi barakomeza bigisha inyigisho z'agakiza n'ubwami. Bariba, barakomeza barigisha. Imana rero ivuze ngo iki? Iravuze ngo mbabereye uko mwabishatse. Abantu bararogana mu nsengero, barakomeza barigisha. Bamwe bajya gucishiriza abandi, barakomeza barigisha. Abandi bacirira imbaraga z'umwijima, bazikoresha ibitangaza. Imana irakomeza irareba, irangije iricecekera. Dore icyo Imana yahinduyemo rero dosiye. Dore dosiye Imana yahinduyemo, kandi yanahinduyemo, kandi ikomeje guhindura. Imana yambwiye ngo iki? Imana yahinduye dosiye kubera umuntu wese uko ayizera, uko ayibeshya. Ntabwo Imana ikiri kuza ibwira umuntu ngo mu rusengero ngo wowe uri kumbeshya, ngize uri ku gatuti, ize uri guhanura, ngo ubundi ngivuge ngo wowe uri kumbeshya. Oya, oya, oya. Kubera abahanuzi Satani yarabanje irabacecekesha kugira batazavuga ibiri kubera iki mu nsengero biteye isoni n'agahinda. Niyo mpamvu Imana ivuganye n'itorero ngo ni mwezwe, kuko igihe cyo kwezwa ngiki kirasohoye. None Imana nayo yahinduye dosiye. Umuntu azajya yibeshya ari umuririmbyi, narangiza imuta amazi yatwaye inda, ari gukuramo inda, bimuviramo kanseri, ajya mu bitaro, itorero ryose rimenye icyo uwo muntu yazize. Imana idufashe. Umuntu azajya yibeshya ari umupasiteri, arimo arabeshya, akorana n'izindi mbaraga. Imana izajya imutamaza umunsi umwe, imukoze isoni, imuhururiza itangazamakuru ryose,
bajye bamushinza ibimenyetso byose imaze kubigwiza. Mana tugirire neza cyane. Mana yavuze ngo rero aho kugira ngo uzashinzwe ibimenyetso bigwiriye ni wezwe. Umuntu azajya yibeshya imubesha umugisha, imubwira ko imutabaye imbere y'abantu, ko ikinguye amarembo ye, imubwire ko ibyo yasengeraga byose ibisubije. Nirangiza ihamagara abantu imukoze isoni imbere yabo, kubera bijyana bisa n'ibihwanye n'ibyo yayikoreye imbere yayo. Zaburi ya 50 ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpwanye nawe, nzabishyira imbere. Imana ije kubera cyangwa se ibereye abantu uko bayifata. Umuntu uyizera by'ukuri ije kumubera iyo kwizerwa. Umuntu uyikorera by'ukuri ije gusohoza ibyo yavuganye nawe. Uyitegereje agahagarara bugufi bwayo ahantu agahagarara bugufi bwayo ahantu bakominikana bagahana amakuru, izamuhera amakuru ku gihe kandi ntizamubeshya. Imana ishimwe. Amen. Kandi subiremo, iravuze ngo uyitegereje agahagarara bugufi bwayo ahantu bagirana communication nijuru, bagahana amakuru, izajya imuhera amakuru ku gihe ntizamubeshya. Ngo ariko umuntu wese uzi ko ari gukora abeshya, akavuga ayibeshyera, yarangiza akambara umwambaro wanditseho ko akunda Imana, ariko umutima we nta niyirimo, nawe izaza imbere y'abantu imubwire ko imukunda, ariko mu bikorwa mu gikari azasabiriza, ntawe uzamutabara, azabaho mu kurira, azabesha Imana ko ayikunda, nayo ishyire mu bikorwa ibimukoze isoni imbere y'abantu, bigaragaza ko nta Mana iri mu buzima bwe. Imana idutabara. Dore isi iraza kuducira urubanza ko mutabwije abantu b'Imana ukuri. Umuntu naba ari umurozi yirirwa abeshya mu nzu y'Imana, ese Imana izamuha umugisha? Umuntu naba ari umusambanyi yirirwa abeshya mu nzu y'Imana, Imana izamuha umugisha? Umuntu ni umusinzi kandi ni umudiyakoni mu rusengero kandi ni umubwirizabutumwa kandi ategereje ngo Imana yavuganye nawe. Umuntu ni umunyamagambo abeshyera abandi, ni ukwirirwa asenya ingo z'abantu, ngo kandi abitse ibitabo by'amasezerano. Nta masezerano Imana yasize muri ibyo bitabo, nta yahari. Imana ije gusohoza bene ibyo rero. Umujinya w'Imana uje muri abo bantu, kandi ibihembo bikwiranye n'ibyo bakora igiye kubivana mu tubati ibishyira imbere, isi imenye abantu abaribo. Imana ije gutamaza abantu no kubakoza isoni, niko yavuze, no kubahisha abantu babaye inkoramutima zayo, bakayinambaho, bakayibera inshuti nyashuti. Imana itugirire neza. Imana ije kubahisha, Imana ije kubahisha abantu babaye inkoramutima zayo, bakayinambaho, bakayibera inshuti nyashuti. Imana ishimwe. Ngubwo butumwa Imana yampaye kubabwira torero ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, mbabwire ngo iyakaremye n'iyikamena, ariko ubwo ariyo yihagurukiye. Si amagambo, buri wese yimenye mu ruhande rwe, buri wese mu itorero aba uwejejwe. Umuririmbyi mu itorero nashaka aba uwejejwe. Wararirimbaga urangije ubivamo, kandi uririmbana ibizira. Wezwe igihe niki, mwiboneze igihe niki. Ubwami bw'Imana buraje, kandi mwabesha ubwami mwabesha ubwami, mwibesha mwebwe.
ubwami bwo ntibuhinduka, intebe yabwo ntuhinduka, si y'abantu ahubwo araje, marayika araje, ba Mikayeli baraje, ba Daniyeli bose bazumva aya makuru, bamenye ko Imana yaje mu isi ikavugana n'abantu bayo ururimi bumva. Umuntu wese wuzuye umwuka wera ni Yesu. Umuntu wese wigeze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, n'uwiteguye kumwakira ni Yesu. Misiyo ni ukwezwa, ntabwo ari ugushaka ibiryo, ntabwo ari ukujya gucuruza ngo uzane menshi. Imana yavuze ngo uhere mu nzira wezwa, urinde ugera aho utaha uryama wezwa, kuko Imana ije kandi ikenyeye. Imana ibaho umugisha, hahirwa uwumva aya magambo akayakomeza agahindurwa nayo, uwo nguwo ntago azamaramara. Imana ishimwe. Nimero yawe ya telefone mbere yuko usenga. Ni Mama Evangeliste Mukaribiya kuri Ntuma Ministry. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 779 54 ni mwezwe. Data wa twese, Mana ishobora byose, duhamagaye ubwami bw'Imana bweza abantu, ubwami bw'Imana busuka ijambo ryeza abantu, kuko waravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Uduhe kwezwe, twongere twezwe, itorero twezwe, umuntu wese yezwe, mu rwe ruhande abarwayi bezwe, abari mu bitaro bezwe mu izina rya Yesu, abari mu nzira, ababyuka bicaye, abagenda bahagaze, n'abavuga ubutumwa, abari mu bite bamanura voka